bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi w'icyumweru cya gatatu cy'igisibo ku itariki 15/3/2020 nifuje ko tuzirikana ku masomo y'uyu munsi kandi tuyahuza n'ibihe turimo. Isomo rya mbere riva mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 17 umurongo wa 3 kugera kwa 7. Isomo rya kabiri ryavuye mu wa Pawulo n'umwandikira Abanyaroma umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugera kwa 2 n'umurongo wa 5 kugera kwa 8. Ivanjiri ni ya Yohani umutwe wa 4 umurongo wa 5 kugera kwa 42. Dore ingingo remezo nahisemo ko tuzirikanaho muri aya masomo matagatifu, kandi ni ingingo idufasha no kuzirikana ibi bihe turimo. Ingingo remezo iragira iti: bamwe bati mbese uhoraho aturimo cyangwa se ibyo. Bavandimwe, kimwe no mu bihe bikomeye Abisirayeli baciyemo, natwe uyu munsi isi yugarijwe n'icyorezo cya coronavirus. Hari abashobora gucika intege mu kwemera kwabo, bibaza bati mbese uhoraho turi kumwe, ndetse ubwoba bukaba bwinshi kurusha kwemera no kwizera dufite muri Kristo Yesu. Tukaba nk'ababigishwa batabaje Yesu igihe cy'umuhengeri, bati ntacyo bikubwiye kuba tugiye gushira. Wareba mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 4 umurongo wa 35 kugera kwa 41. Cyangwa nk'Abayisiraheli twumvise mu isomo rya mbere bitotomba bati kuki watuvanye mu Misiri no kugira ngo twicirwe n'inzara hano, maze natwe tukaba twagira tuti kuki waturemye mu ishusho yawe none icyorezo kikaba kigiye kutumara. Bavandimwe, igihe turimo cy'icyo kwitotombera Imana, icyo kwibwira ko Imana yacu isinziriye, ahubwo ni igihe cyo gusenga kurushaho, ni igihe cyo kugarukira Imana, ni igihe cyo gukomera mu kwemera. Erega Nyagasani ntiyadusezeranyije ubuzima bworoshye, ahubwo yadusezeranyije kuzagendana natwe kugeza ku iherezo. Nyagasani aravuga ati nimuhumure, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Matayo 28:20b. Hakabuza rero Nyagasani turi kumwe igihe cyose, igihe cy'ibyishimo n'igihe cy'amakuba. Umugambi w'Imana kuri twe ni mwiza igihe cyose. Nahisemo ko tureba muri Bibiliya, cyane cyane duhere ku Isezerano rya Kera. Mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 32 umurongo wa 25, Uhoraho aragira ati sinzareka guhirikanira Yerusalemu. Nyagasani arakubwira ati sinzareka kuguhirikanira. Nanone mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 43 umurongo wa 1 kugera kwa 5, Uhoraho akubwira ati witinya kuko ndi kumwe nawe, aho uzaca hose nzaba ndi kumwe nawe. Nanone mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 2 umurongo wa 4 kugera kwa 8, Uhoraho ati humura turi kumwe ndagutabara. Uko Pawulo mutagatifu abigarukaho mu isomo rya kabiri, tuzagirwa intungane no kwemera. Nidushaka amahoro akomoka ku Mana muri Yesu Kristo. Nk'uko umuhanuzi Habakuki abivuga, niyo twahura n'ibigeragezo n'ubukene n'uburwayi n'ibyorezo, tuzakomeza twishimire muri Nyagasani Imana yacu. Reba igitabo cy'umuhanuzi Habakuki umutwe wa 3 umurongo wa 16 kugera kwa 18.
Nyagasani Mana muremyi wacu, dutegereje kuri wowe ijambo ryo kudutabara nk'ibyo wabwiye Musa ngo ahumurize umuryango wawe muri aya magambo. Nk'ubu wahabwira Musa ngo amagorwa y'umuryango wanjye Isiraheli narayitegereje, imiborogo yabo narayumvise, n'imiruho barimo ndayizi. None ndamanutse ngo mbagobotore mu maboko y'Abanyamisiri. Nyagasani natwe tugobotore mu bukana bw'iki cyorezo cya coronavirus n'ingaruka zacyo. Nyagasani Yezu, iyo wasabye wa mugore wo kuri Samariya amazi yo kunywa kuko wari ufite inyota, natwe turakwinginze dukize iki cyorezo kigiye koreka aho wacunguye ku musaraba. Duhe igisubizo gikwiye mu gihe gikwiye, twingiye ntugira kuko urukundo dukunda rusumbye ibyumviro byacu. Amina. Nyagasani Yezu Kristo abane namwe.